Reka nshimire wowe wakoze subscribe kuri channel yacu, reka nshimire wowe ukunda filime Umwari series. Mukomeze mukore subscribe ubundi tugeze ku 100,000. Ariko nabazariye indi filime cyashya. Aya basiya. Rebe, hakuno muri quartier intambara zavutse do. Tatavuze ngo musohoze. Moso zana hano. Gasasira muramuzi. Numuhitinzi muri quartier. Nasohoka Baramuzi ndamushaka. Bamurebera ku rutugu wowe nde umushaka. Ucezereza kare. Iryo wabiryana pe. Wabiryana gute? Wangiriye imwe ko ndi imfubyi. Gutwita byo nago birimo. Utazabihonda mukanene. Kare. Kandi muzima. Nukuri banje ndi muzima ko ndi imfubyi sinushaka. Bamwicishije icupa. Papa yari yicishije icupa mama. Urebe. Kumbwira ngo nkamwime ibintu. Je mwime bwombo. Ukamwima. Anyisha. Iyambaga yansiramura nta kinya yahita nyica. Menya ko ari we nzabyara. Sha mwana. Umunsi nari gusiba. Imbaraga nari kuzikoramo ibiraha kabisa. Amakokoro. Ruvi. Hako na ruwatahutse. Menya yarahukanya kaburujya kumucyura. Imana ibahe umugisha kandi turabakunda cyane. werekeye rwose ugera imbere kati nikoranye n'igihwinini ko icyapa cya cyenda cyaraha inka y'epfo igitangaza ibyanga byakunda n'aha rwose urabona ko niba ari ubururu rinde kuyoba rero igitagaza yego hari rwose ibiro 9 aricaho nkamanuka nkohoha hoshye umugezi wa Nyabarongo yewe ukingure da ariko haranga nta muntu bagira ukingura biri guhagaze ku gipangu nabakene da yemwe koko yewe bitewe kuko manga cyane niteze ko waza gukingura umugabo da unaje gukingura izuba yewe uri umugore cyangwa uri umukobwa kuri gisenda kuri duta ntakomangaga nkumva mudakingura nta muzamu mugira dore yewe aho nkorangerera umuzamu nta ukomanga kabiri niko kazi shinzwe nta ukomanga kabiri rwose iyo bakomanze kabiri bankata 200 none wowe ni ukingura mugenera bagukata se wanywa yibiki ko numva uri kuvuga amagambo menshi ariko hari mu mbonamo nk'umusazi rero iki ntacyo nanyoye ndi muzima kandi kindi sinywa inzoga none ndanywa se mutsinde uri muzima ukaba wiyahuza amagambo yose se uragenzwa n'iki bundi nakubajije uwo mugore cyangwa uri umukobwa kugira amenye uwo tuganira no kuvuga ngo umukobwa wese avamo umugore ariko nta mugore uvamo umukobwa ndagira ngo rero umenye uko ngufata maze no bimenya nkubaheda gambwira ibyo umbwira nigendere mfite akazi kenshi hano kwa birasase hoye koko ariko ndayoba kugeza ryarira aho nayobeye Imana nayo ntigira nimukwe nyobye mpaka uramuzi se ntawuzi igitangaza ye nenda bigenza nte birasase uramushakira iki Uri ntacyo bitanze none nta nubwo bankinguriye banza barabwiye bazamu babo ko ntemera kongera kuhagaruka barakora kariya niyo mpamvu nyine mvuze nti reka mute nitahira nshaka njyame kare nta mpamvu yo kujya mu kabari mfite niturize birumvikana ariko se muvandi umugabo kambwiye ko ari maza bagiye kugeraho kandi mu cyumba cy'abashyitsi ni naho umukozi we uriya nyine kigingi mu kigingi we niho arara none ubwo turabigenza dute oya nta kibazo rwose nta kibazo n'ubundi nandi gupanga kuba nahita ntaha hajya mu cyaro ariko sintinde gihe mu cyaro ariko sindi butindeyo ni nko kwikozayo ngashaka utuntu nkora ejo bundi
nzaba nongeye nasesekaye muri Kigali. ariko ugiye kuvuga ko n'umudamu aba agukeneye. Mudamu we Mama umwari. ntabyo nakubwiye. Mama umwari yarahukanye. Yaragiye se? Mama umwari yarantaye. Kandi warambwiraga ko byashyize bigatungana se byarakomeje. Nakubwiza ukuri ngira ngo nzarwana nabyo wenda bijye mu buryo nta muntu ubimenya ariko byaranze. Nahebeye urwaje. Mama umwari yageze arandakarira cyane nyine ibyo nakubwiraga bya wa mwana nyine nabyaye hanze. Mama umwari nyine byamugeze bararakara risaza ndamwinginga arabyanga. Bukeye kabiri mbana ariko bisaragenda arahuka. Ariko si ibintu byawe ko bikomeze kudoberera rimwe. Nta kibazo ko giye mfite. Ntacyo. Kugenda kwa mama umwari? Byantwaye iki ubu umuseri bateri nk'abandi bose. Ubu narambagiza natereta rwose giyewe nabona n'umukobwa ukiri muto cyane. Nkamugira umugore. Erega wibuke ko urugo ari umukoro gabakaraba ntumuveho. Urubatse ugiye gusenya ukumva ni ibintu biri aho byoroheje. Ntago bikiri ibintu byadanije byahari kera. Ubu wanasenya n'ijana ukubaka izindi jana. Nta kibazo na kimwe gihari. Ahubwo mbwira. Ubu ngiye nkagurisha nubwo nagurisha ishyamba gusa. Nakaye ka business nakora muri Kigali. Ku buryo nagira impamvu ituma nyine nguma muri Kigali mfite ako ka business kandi. Yawe birasa afite mama wanjye hano. Ngiye kureba mama. Ko nta nyina agira. Birasa. Uwonzi birasa. Hari uzi. Hari uwonzi ariko simbizi niba ari ushaka. Oya ko ngiye mvuze ko afite mama, ntago mvuze ko afite nyina. Mama umbyara. Mama wawe? Mama wanjye ubyara da. Yaje kwa Birasa rwose niba na Birasa umuzi, uwo nguzi wapfa kumungezaho nkamenya icyo muganiriza. Naryongeye ko witwa nde? Nitwa Bahinada. Wewe witwa nde? Wenda wasanga izina ryawe risa nk'ukusa. Erega uri mwiza da, wari ubizi se? Se ko numva ufite amagambo menshi. Reka kuvuga reka twariwe kuvuga none se ufite ubunga bwo kutavuga we ntaba afite ikibazo. Ariko je ndavuga kandi mvuga neza. Wumva ibyo mvuga rero ntiwite ko mbivuga. Kandi iyo mvuga bimvuye ku mutima. Uwonyo ko yitwa nde? Wivuga amagambo menshi. Yitwa nde wonyo? Karine. Karine rwose niwe mama umbyara. Nije furaye. Mfite mushiki wanjye nasize mu rugo nawe yitwa Matibori. Nawe turavukana. Konzi ko Karine nta mwana agira se. Wobaye umwana we gute? Yaratwihakanye rero. Bivuze rero ngo sinanayobye. Nibuzi Karine ukabuzi Birasa bivuze ngo ni hano. Ashaka kutwihakana. Hago wama karibu nkinjira nkamuvugisha ndamukumbuye cyane rwose. Ukumbuze kunde bayi mutima. Umva rero nkubwire wa muhungu, niba uri umuhungu niba uri umugabo ntago mbizi. Ndi umugabo. Umva nkubwire, muri iki gipangu nta muntu ugera mufite amagambo angana gutyo. Koko. Urumva? Ikindi cya kabiri, hano hagendwa abantu babazwe. Ni abantu baza hano tuba tubaza. Ubwo je ndi wakangahe mu mibarwa? Ntago urimo. Koko. Mu bagomba kuza ntago urimo. Yewe nigitangaza yino ubwo wakanga kuninjira hanga nahageze. Ariko ubwo wabuze ukuntu nyobye nikoza hakurya nikoza hakuno ndahageze none ngo sininjira. Nawe ngo nta muntu unje hano ufite amagambo angana nkayo yawe. Nyongeramo da mu binjira nyongeramo niba ari wo bongeramo. Tegereza rero mbanze mbaze niba bakongera ku rutonde rwinjiramo hano. Koko nta kibazo da. Utegereze babanze bakwandike. Urumva? Ariko hari kugira ngo numva umuvuno w'akazi kanjye. Nanjye azajya hinjira uwo mbanje kubaza. Nongereye ku rutonde. Abanyakigali da. Niye business yabonetse, business yo ntiyabura. Ntiwabura n'ibyo ucuruza washaka n'amabaro nkangaho ugacuruza. Ariko ikibazo imyenda se? Nge nkabunza imyenda? Oya. Umusirimu? Oya ugacururiza ahantu heza habaho. Haba hahari rwose wacururiza kandi bikagenda neza. Ako buriya. Ubu ntago ashobora gukora business y'urusengero. Kahore. Ngashaka nk'ahantu ntira ahantu hameze nk'urusengero. Business y'urusengero muvandi. Ngatangira ibintu by'urusengero nkajya mpanurira abantu. Bakajya banasenga. Ukabahanurira iby'Imana itakubwiye se cyangwa ufite iyerekwa ryabyo? Nta nsaba Imana ikabimbwira. Naso wabura ikintu ubwira abantu b'Imana. Abantu b'Imana baza ukabura ikintu babwira. Ariko nyamara ari business yakunguka. Cyane cyane ko ntinavuna nta bintu by'imisoro. Ndumva nakora business y'urusengero. Badushaka amafaranga ibya business tuzicara tubiganire tunabisenga. Cyangwa n'ibyanga. Shaka business y'ahantu nakora by'amacumbi bacumbikamo by'akanya gato y'amarogi. Nkajya nyabamo
nanayakodesha kandi amafaranga yaza. Ibyo byo birashoboka, abantu baje mu ngendo i Kigali n'abavuye iyo ngiyo ugasanga bose babonye aho baryama, icyo cyo kirashoboka. Ahubwo icya mbere no kubanza ukicara ugakora umubare ukamenya ngo mbese birasaba ngahe. Ngiye kugenda ngurishe mu Gatare, ngurishe iryo shyamba ryo mu Gatare. Yego. Hari n'inka naragije mwisenge neza wa Gashamura, nyigurishe ngaruke muri Kigali amafaranga mfite, nimbona bitavamo ko nakora urusengero ndakora akabari cyangwa nkora amarogi, ariko ngomba gushaka business nkora nkaguma muri Kigali nkaguma hafi y'umwari. Iyo niyo gahunda. Birumvikana gusa ntago byoroshye. Nta gikomeye kirimo, nimbona igishorona genda nzane cya gikapu cya, ariko oya igikapu kireke, ahubwo gikure muri kiriya cyumba uri ahantu kimbikira. Ngiye nzagifata nagarutse ndakomeza nambara ino myenda iminsi 3 cyangwa 2 ndaba nagarutse muri Kigali nzakubwira, wowe ntugire ikibazo. Okay, reka ngwerekeze ubundi ntabwo nabura ikintu nkora muri Kigali mfite amafaranga. Duse bite ko utari kumfata? Ufite ikihe kibazo? Mbwira nyine byagenze gute? Wagiye kuryoshya, use na n'ubu uracyari kuryoshya, we ntabwo uzi ibibazo nahuye nabyo. Mbabarira baze bahena uko bimeze. Ngo iki? Barimutse? Bimuka se bagiye kwinza ari yabo? Ubwo se wamubwiye agakomanga kinje? None se ubu barimutse? Ntabwo ibyo bintu byumva njye. Nese ubwo wabimukiye he? Kandi ubwo wabona bahena bizanyemo bwa bugoryi bwe. Mbabara ubikurikirane kandi nabikubwiye. Amafaranga ukire nayo ntago wagiye utabikurikiranye. Urabizi ko barimutse. Ubwo yakari kugukina imikino rero ngo barimutse. Ni ugenda wirebere. Turumvikana. Chere. Sekuri gwitonganya. Barimutse. Hari ibintu bituma no kurya bikunanira. Bagenzi biteze kandi. Dusa ikumbwira ngo bahena ibintu nibyo koko. Iki? Ngo bahena ngo yagiye ngo ajya kwa hari akarine yimukiye ngo asanga ngo barimutse. Barimutse gute utambeshye ubwo koko bahena yagiyeyo? Cyangwa n'abana n'abateka mutwe nyine. Ngo barimutse baba. Nizeye ko abyumvise. Dusa arambwiye ngo bahena aramuhamagaye ngaragenda ngo umuzamu kuri protect aramubwira ngo bamaze icyumweru bagiye. Iriya nzu ko ari yabo mbizi. Baba barimutse gute hariya? Mwe navuze Karine buri. Mbara ngubwire. Muri ya Karine ibitungo afite n'imishara njye ubwanye ngiye gakira ntabwo nyizi. Uri abasagara bafashaga bakura muri ya nzu bari makabiri muri handi hantu tutazi. Kugira ngo agume ayobye burari. Ahunga ikize? Ako Karine. Uri akera hora yoroshyo. Birasa. Bari hanze hari umuntu uri kubashaka. Umuntu meze ute? Ni umuhungu nyine numvise anavuga amagambo menshi. Bakarambwiye ngo urashaka Karine. Mufungurira se. Nese birasa. Ngubu naho ngaha nyine twimukiye ugiye gutangira uzana abantu kandi ubizi n'ibibazo nyine turimo twimutse hano twihisha abantu. None naho ngaho utangiye kuzana abantu wabihoreye koko ukajya ureka kwizera abantu bose ubonye. Mama rwe. Karamba. Ndabyumva ujye mbwira ibintu. Mbese ukangira inama pe kandi nkanazumva nkumva ko ari inama zumvikana kandi zifatika. Sibyo? Kuri mwana w'umuhungu nta kibazo. Ikindi cya kabiri rega bura kuba ndahanga. Kubera ari Karine watuzanye hano. Kiri rwose ntago nahunze kubera ko nta muntu nahunze ndetse ubu nta muntu nahunze rwose. Nuko ngiye nabonaga Karine yabigize ikibazo ni mu kiranga. Ikindi kandi
ngira ngo narabikubwiye ndagusobanurira nkubwiza ukuri kose ibintu byose ndimo urabizi niwe muntu wa mbere uzi ibintu byose ndimo sibyo urumva naba narahunze igize ku buryo ashobora kugenda agafata umuryango wose umugore umwana abakozi umugabo akabavana mu nzu barimo bamaze imyaka mingahe bakabimura hano kandi rero ntabwo muzi imipango y'una niwa mipango uriya aba yapanze ibintu cyane utanazi kubera iki se mu gihe afite ndawe kandi afite amazu hirya no hino afite amazu menshi cyane nanjye ubwanjye ndakubwira ko ntazi imitungo afite karindwi kandi tubana aho nzi ndima cyane afite kura nakumanyaza sasa kuba abafata akabajyana ngo kumvikane ibi nta mikino ugenda kubizanamo niba ari uko bimeze nanjye mfite ubwenge nta nimero za none dukora iki nta nimero z'uriya muhungu ufite reka nkwereke ibi twakora rero subiza nta nimero zabirasa ndazifite nyine ahubwo reka nkwereke ikintu dukora wowe urumva reka tubwire umukobwa ahamagare bahina urumva bahina ahamagare nde birasa amubwira ko ashaka karinde kugira ngo amenye iki ko mu Rwanda hari ibibazo none tayari byanze bikoze tujye tumenya hano iki birasa agize gute ahereye nawe bimukiye uzi uko utekereje nk'ibyo nanjye ndi gutekereza numvaga byonyine kugira ngo bahina reke guhobagira muri buriya buryo byibuze agenda atabaza cyane ese ubu atari byo nyine uriya mukobwa yari yamaze gufatisha abahina ku rwego nanjye nabibonyemo niba abahina ari umuntu uva aha ngaha utanabwiye matibora akagenda byararangira sasa rero ngiye guhamagara dusi ubwira dusi ahamagara wowe ndamubwira umwohereze nimero z'uriya mugabo umva nimero ndande zivuze umwohereze ntabwo ari ibintu bigoye urumva ku buryo nyine itamagara birasa bahina ahamagara birasa immediately tumenyana birasa kuko nabera ntabwo ari umwana ariko nabwira ari kumutabaza birumvikana ko dufite ibibazo cyangwa nuza kayira ahita agenda mubaza amakuru dore ko akunda amatiku turiya tumenye aho baherereye kabuza risana iki teravuvu njye numvaga nta peti nyibuze rwose umaze ko utari wandabona urajije muri salo uricare uyesane yireshyize mu cyumba ubwo se nyabonaga ntashobora banze mpamagara njye nifite stress wowe bitese ko uhagaze ku rugi urugi rw'iwawe se aha ni iwanyu ku buryo mbaza uko mpagaze ngo iki abantu bose barasuzugura koko ese mubona nambaye nabi ku buryo utambutse wese yakumva yanyegera akambaza ibyo ari byo aha gahandi si iwawe si iwanyu waruje hano cyangwa uri umusazi koko cyangwa umusazi ntuzi waba uri muzima ukambwira gutyo ngo ahubwo ngo njye mpagaze hano nkandi ngitagaza ye ukumva ko waruka ngo ndi umusazi rero ariko agasuzuguro k'abakobwa kuko barakambwiye ngo ntigashira cyane cyane abanyakigali ntuse uragenzwa n'icyo ubundi urabaza iki hano nasangwe n'amaguru da kanaje ahangaha ubu nahawe akazi urakora ahangaha ari ukumbashishe waruje hano se uravugisha ukuri cyangwa watambukaga ubona ugomba kuza kumvugisha bamunzaniye yinjira cyangwa uri umujura ni mwebwe mwiba ahubwo mukaza mwiyoberanyije yabona asa nk'abajura abajura se bagira ibara ariko rwose n'iki ni igitangaza koko ukumva ko wantuka ukansebya ukanyandagaza ukampindura umwanda mu muhanda nose ko wakabaye uri muzima wambuza kwinjira mu rugo ntabuzwa n'iki ntandeze iyo wahawe akazi ugomba kubakurikiza ukumva rwose ko amategeko uyafite mu mutwe ahamye none uri umusekirite wenda sindi umusekirite ariko bansizeho nose baguhaye akazi nkaba ntabizi uba hano se ninjye wanzura umuntu ukora hano wese waba waje gute ariko ibi ni ikibaho harimo abambajije abangahe hari umaze kunkingurira uti niwe wandika wowe uri ku rutonde rwinjira hano muri uru rugo bambwiye ko hari ilisiti shava mu nzira iyo lisiti niba utariho ndakubwiza ukuri rwose ntiwakinjira hano kugira winjira rwose nacika umutwe da kandi sinkubeshye ndakurahira ku Mana uvugishije ukuri uri muzima ndi muzima n'ubuzima bwanjye bwose sindwaye malariya sindwaye inkorora yewe nta n'igicurane mfite urambwira ni iki cyakuyoboye aha ngaha ahubwo kugira ngo uze gusarira kuri uru rugi wiyita umusazi kuko ntiwampimye va mu nzira rero ninjira oya rwose wimbangamira kandi ni uko abantu bazira ubusa ubu ngufungiwe naba nzira iki kandi ngiye guhamagara abantu bagukure hano koko musengewe nakubangamiye utambangamira se urambuza kwinjira mu rugo gute cyangwa ni uri kumbangamira mu kazi k'iwanjye mpamagare birasa se yakwirukane hano Ose wowe Muraho.
Yego. Gashamura Muraho. Yego. Amakuru. Ewe, ni make make. Iyo mu cyaro se Muraho. Nta kigenda ni ibyo nyine by'ubu ngubu. Abantu bo mwese muraganya. Habaye iki? Abantu ibijumba byisha abantu. Ibijumba nta tuboga, nta ki. Ni ukurya ibijumba gwe kwamera kuza ku cyumweru. Akarima k'igikoni se ni kaba kariho imboga. Akarima k'igikoni. Uherutse kubona imvura wowe? Jye muvomerera mutuye amazi rega si nkatwe tuyagura. Uwo mugomba no kwemera mukavomerera ariko mukarya imboga. Se wanyere cya Primus nk'inkwerera? Ya nzoga ziri? Hanze gucuruza? Turaka ari amafu, ibirayi, igitoki. Ubwo wafashe umwanzuro wo gucuruza ubwo se ariko none. Ubu nuvuga ngo hahirwa n'inzuki gusa. Oya, n'abantu. Ifu yonyine? Oya, nose cyo kumufitemo ni iki? Birayi se umuntu w'umugabo nahekinye kirayi koko kibisi. Ariko se windi ndagize nyibwirira amakuru yo mu cyaro ndumva abantu bahomba kumbuye. Ndumva nari no kubasha kuvuga. Cyaka kiranyishe n'ukuri kwima. Nta n'urwagwa se. Nta kintu cy'inzo gucuruza hano. Wapi? Shababaze nabi. Nzongera nsubire mu mubare nibishoboka tuzareba. None se reka nkubaze. Rudoviko nta Rudoviko ari he? Amahoro se ko mbaza Rudoviko? Ariko nk'ubu Rudoviko reba ibintu bimakurikije mu cyaro. Nje gushaka Rudoviko amaze kumuhamagara nk'inshuro 85. Rudoviko yanze kunyitaba. Rudoviko ajya kuza i Kigali namuhaye amafaranga yanjye 100. Kuva icyo gihe n'ubu Rudoviko ntago aranyitaba. Ibaze nawe ikintu gitumye ntega nkaza inayi Kigali. Navuze ni kuva wenda wowe uri mushiki we ntago ko byagira kose nibaye Rwanda Rudoviko ari. Ubwo numubeshyira. Nkaba mvuye mu cyaro ngatiga nkaza i Kigali nje kubeshyera umuntu. Rudoviko ntago yabikora ibyo. Rudoviko ntago yabikora. Ariko uzi ko Rudoviko ushaka kumuza igice kwa kuri mushiki we ntushaka kumuvuga nawe. Rudoviko uramuzi ariko ubundi. Ndamuzi rega twonsibereremo. Ariko se yaguhemukira mupfiki. Cyane ya mwana nose rimwe. Aryo niwo umukurikira, si ugukurikira harya. Ndamukurikira. Niwo umukurikira. Ubwo hari ikintu wasanze muri iryo berera. Wasanze yararinogonoye. Wowe urebe uko ngana. Yaba yarancuze nkabangana ni. Wabyibujwe n'aya mafu yawe. Yego. None se Rudoviko ndamubonana. Nta nimero yugira se. Kandi ngo ngo katajya nyitaba. Ndayigira kwijya ko ntajya nyitaba. Ubwo ugira MTN ntati kugira sana ngo hetigo. Buretse no yempati yimbe muhamagare wumve na utaza kujya ndi kumubeshyira. Karindwi kabiri. Akira. Sana muhamagare wumve utaza kujya ndi kukubeshya. Anzire kumuhemukira ari kugira ngo muhemukira ahubwo niwe wampemukiye. Singuye Rudoviko. Se wumve. Okay. Ariko ko byagenda kose uranyereka ariko ntabwo wabuta. Singuye. Genda umurekaze kukuriya n'umukozi wo kwa Kari. Ariko nawe ntiwapfa kwizera abantu bose ubonye. Yego wenda hari ibyo nyine nawe ukora. Ariko nanone hari n'ibindi biba nawe ubutazi. Si ibyo nkubwira byose nyine ububizi. Si hari ibutazi. Hari andi makuru ufite se? Oya ntayo. Yambwira wenda wasanga hari ibintu wamenye ukabuta kandi reka nkubwire mama rwari ikibazo cyamugira nuko hari ibintu umenye ukanabimpisha n'icyo kibazo. Oya nase nkabira byabavoka nakubwiye wari ubizi koko. Ntabyo nari nzi nyine ndabyo. Nyine mbwira niba n'ibindi bintu uzi. Oya nta kindi n'ukuri nta kindi nzi pe. Ariko nyine nawe ujye ureka kwizera buri muntu. Nk'uyu muhungu ntiwamenya ngo aje kugira ute mbazanye iki ntiwajyana kwinjira ngo namusake basi ngo urebe ikintu afite. Rero ubwo ngubwo nyine basi nyine ujye ugira uko bitwaraho ntacyo. Kamukingurira. Ufungurira aze ndamuzi. Turaziranye rwose. Nta kibazo rero kirimo. Sawa nta. Nibirasa uramuzi? Yewe bivuze ku ruhano rero. Komangata. Manga rwose. Ntagenze ndabona. None se ndi wowe bitahubwo. Kuri hano. Yewe nanjye naje gushaka mama wanjye. Mama wawe se hano? Arahabada. Witwa nde? Bakarinde. Haba rwose. Mama wawe? Cyane. Nije vubaye. Aruzi. Karine ni mama wawe? Cyane rwose. Ndebera uyu muhungu. Wamubonye? Wamubonye se? Nganginjira nawe. Naje ninjire rero. Munyongeye kuri city. Bagushyize. Murakoze cyane.
ko murahorana agahinda gasa kuko sundeba ahangaha ndahangaha ntahari. none se ubundi byagenze bite? Ni iki cyabaye? Ibitekerezo byanjye biri ahandi kuko sinakumva umuntu ugomba kugambanira mama ngo biceceke da. Buriya mu rugo dutunze uburwayi wo mu mutwe. Indese wa mukobwa w'umukozi se? Ntabyo uzi se? Reka uriya ni muzima da, uriya ni muzima n'ubuzima bwe bwose, ahubwo Gakire byanze. Yasaze se? Ari kuducika tumureba, aducitse rwose, kandi hari umuntu w'umugabo yego wenda ntiyaratunze urugo rwe bari bamutunze, ariko abona ko afite ibitekerezo. Nyine ngenda kubaza yasaze cyane rwose. Iyo wataye ubwenge babigenda bite? Siko byitwa se? akosha uzi kuri uri kuvuga gutya ari soje. Reka da, ntabwo ari databusha. Karine yarambuje kwimwita. Uzi umuntu uri kuvuga uzi icyo ari cyo kuri jewe? Gakire se? Ntacyo. Upfana iki? Ni umugabo wa mama. Ubwo urumva ari iki kuri jewe? Umugabo wa mama wawe ariko siso. Rose niso. Namwubaha? Nyine ubwo urumva ari iki? Nawe uramwubaha se? None se niki cyatuma musuzugura? We katiyubahisha. Ibintu yakoze birasengeye. Bikorwa n'umuntu w'umugabo. Nyine ndakubaza habaye iki niki cyabaye byagenze bite? Wakemera ko Gakire akibona mabuja akiva muri arugo akaza hano yesa arongora undi mugore kuki rwose barabana nk'umugore n'umugabo mu nzu? Ibintu uri kuvuga ni byose? Ndakubeshya sengana nabo barabana rwose, barabana nk'umugore n'umugabo mu nzu. Twaragoragoje igihe n'uriya mukobwa w'umukozi ngo ni Matibori biranga, twagerageje kubirukana biranga, dukora ibi byose bishoboka, tubatega insenda mu mazi tugira abatengo batandukane biranga rwose. Umbe mu Gakire yarangije gufata umwanzuro abana n'uwo mukobwa barabana, kandi ibyo nkubwira ni ko kuri. None se ibyo bintu Karine arabizi? Nibyo narije kumubwira. Mbese yahavuye uwo mugore ntawe uhari? Oya da, ukuvuga ngo yine yarasanzwe aza nk'inshuti ye, bari inshuti bakururana, atazi ko umugore afite gahunda yo kuzamuca inyuma. Akimara rwose kuhakura ikirenge nta kindi Gakire yakoze. Ese ahamagara iyo nshoreke uti aragiye ngo twigarurire imitungo ye. Rwose umve ko atari gahunda yonyine bafite gahunda yo gufata iriya nzu bakayigurisha akimuka bakajya gushaka kandi baba. Turi kurwanya urugamba rutoroshye. Uzi ko koko Gakire afite ikibazo gikomeye. Nibyo nakubwiraga. Umva se umuntu muzima yakora ibyo bintu? Umugore ntibasezeranye? Wenda ntabwo bazi kera, ariko byanga bikunda bararambanye. Ntabwo abantu bangana kure batarasezeranye. Akamwirukana akamusimbuza undi akuye ku muhanda. Okay. Harya wambwiye ngo bakwita nde? Njye twabahe da. Ese izina ryanjye wararigibagiwe, ndikubwiye mu kanya n'ubushize ubwo duherukana sinari kubwiye. Nguru doviko mwene nyoko. Wumve kanyitaba. Reka none mvire nanjye. Nese ubu yawe witaba ntago abayitabye kare. Aha. Uretse wumva uri guhakanira. Singuyu. Doviko nakaryukuye, nakajura. To. None se nge kataranyiba namenya kandi rero buriya ngo urumva burango yarakoze akantu kadasanzwe kuba yaranze kunyitaba ngo aziko ntazi Kigali. Ubu se ko mbageze kenda hava mubonye cyangwa mufite ibyo mupfiye mu cyaro. Nakubwiye ko ari amafaranga yanjye yazamutse muguje ambwira ngo nagira i Kigali azahita yanyohereza. None se uko muhamagara urabona nyitabye. Kandi ko byagende kose ndavina yampaye. Natikera yinsubiza. None se waba utazana Rudoviko ariko? Wasana Rudoviko ari ntabwo mpazi. Kandi nubwo nanahamenya ndaza kugerageza basinze kumuvugisha. Ngo wanahamenya. Nubwo wanahamenya uraza kugerageza kumuvugisha. Nese ubu nta gihamya mfite ko ibyo uri kuvuga ari ukuri. Nyine igihamya nuko unyereka hari twa turi kumwe nkayimubwira turi kumwe nge nawe. Ukumva ko ndi kumubeshyera. Ariko ubu nafata inzira ngashogoshera nkava mu cyaro ngaza Kigali nje kubeshyera umuntu Kigali ko. Nuse urumva Rudoviko. Mfite akazi kenshi reka nze ndaza kugerageza. Sibyo? Ndaza kugerageza. Ariko ubu hano wabona ifi y'ibihumbi 100.
ku buryo wenda we wampa ifu wenda y'ibihumbi 100 nkayijyana Rudoviko akaza kuyagura. unzaniye igipapuro mwasinyeho na mudugudu agasinyaho. Harimo ifu y'ibihumbi 100 ra. Ndashaka kutabamo ifu ariko nanemera nkanahamagara n'umugabo nkareba yuko hari icyo twagira ariko maze kubona igihamya cy'uko koko ibyo uvuga. Muzi igihamya nikiye karuko dushaka Rudoviko nyine nkabimubaza turi kumwe. Wowe ndangira Rudoviko ari nibi nawe ngo tujye kumureba turi kumwe ngiye mbimubwiye turi kumwe umve kabiyakata cyangwa si uyamye. Oya byo kuyaguha byo ni ibyo kubanza gutekerezwaho ahubwo mbabarira wihangane. Sibyo wihangane ndaje nze ndebe icyo nabikoraho. Ariko namuvugisha rega nanjye ushobora gusanga atari kumwe niyo telefone yasize nko kuri charge nanjye ntamfate. Ariko uramuhamagara ze hano. Ndaza kugira ubwo bivuze ko ndamutegereza rero. Ndamutegereza. Ari cyo uhisemo ntaribi cyangwa se ubugiye. Oya nuko hano nta kintu cyo kunywa ngiye gushaka wanda baninywera gacupa ariko mukanya ndeta ngaruka wowe koresha uko ushoye muhamagare agera tuhahurira. Ngiye kugerageza. Fasha kabisa. Ibihumbi 100 ni menshi mu cyaro wa mubyeyi. Ibihumbi 100. Natwe hano mu mujyi ni menshi. None se urabona utananiwe kurangura inzoga nyine wagize ngo ananiwe kuzirangura ubifite. Nuko nta bije yabyo nakoze. Nyine impamvu utayikoze nuko ntayo wari ufite. None se wari kwikora gute utayafite nyine? Ntacyo reka nze ndaje wowe umuhamagare duhurira ahangaha. Reka nze muvugiye. Utwa ni ngoro dovi. Abanyacyarora. Sanasubire mu kazi. Reka ntukanyibagirwe. Sundi bahena ubwo n'izina bwoko. Bahena iki? Izina riswe n'ababyeyi. Bahena iki? Ntani. Witwa bahena ntani? Yego, ni amazina rwose niswe n'ababyeyi banjye. Barambwira ati ewe baraname mukiye. Ahite batyo bananjugunye. Ubuse wariye? Uko urabona sa n'wariye. Okay, reka none wumva bwire baguye ibiryo urye. None wowe usubireyo jewe ni mugoroba ndaza kuza. Wowe baguye ibiryo urye numara kurya usubire kwa Gakire ni mugoroba ngiye ndaza kuza mbikurikirana. Kubera ko Karine ntawe uhari. Ahari uri kubivuga mu rundi rurimi ntumva da. Ibyo byo kuvuga ntago byumvika ugize ngo iki? Asha ufite ubwenge buzima bundi. Tuzuye. Ibintu ndi kuvuga ntago uri kubyumva ntago se nta matwi ufite. Subira muri imwe numve ko ibyo rumbishe ku karuko. Okay. Wowe ngaho genda usubireyo ngiye ndaza kuza ni mugoroba. Vugane na Gakire. Subireyo. Kwa Gakire. Uribeshye. Naho najya. Ngewe ndi igicucu bingana bite cyo kuva mu muriro nabona nkurokotse nka usubiramo. Wabuze intambara ziberayo. Uratamuka bakagucinya inkonje. Wareba hakuya bakagucinya inkonje. Haryo ubwo iyi ndi kibahondagura uko babonye. Ntaho nasubira rwose. Ntaho nasubira pe. Mareze ko numva wihaye akazi Karine yagusize ugasigara ucunga ibintu bye ukaba wahavuye wagiye nibagira ibintu basohokana mu nzu bakagenda uraburi he kugira ngo ubone ibyo bintu. Inzu ntiyimurwa. Inzu siraterurwa. None nta bintu biri muri iriya nzu se. Ni iki kirimo se kindusha agaciro? Erega nanjye ndi umuntu da. Ushaka ko wanyica se? Muramenye rwose. Muramenye mujye mugira impuhwe. Okay. Ntaho najya rwose. Kandi ndakubwiza ukuri pe. Ntaho najya. Ko buriya mu by'ukuri nugira abari gukaroko ku rupfu. Uzarwirinde kandi urwirinde ushize amanga. Urwirinde wivuye inyuma rwose. None biragenda bite? Aho ndi se arava. Hanicaye ni havada. Ntago hava rwose. Aho n'izuba riraka ariko ntiringeraho. Bivuze ko n'imvura igwitangiraho. Yewe nubwo imbeho yanyica ntago nshonga sindi urubura. Ndaguma. Gitangaza usubiza kwa Gakire yewe. Ariko wabuze ibintu bararamo. Byo byo kubyumva rwose bikuziba amatwi. Ukumva rwose bifate. Voro nkubwire. Nubwo waguma hano. Turi kugendana. Ndakumva da. Ikintu kijanye n'amagambo cyito kigabanya. Kuko nibyo niyo nanabyemera nkemera kugumanga abandi kubikorera Karine ntago ari we nabandi kubikorera. Koko ariko umunwa wawe ituzirika. Turi kugendana. Reka nkubwize ukuri rero databuja waye databuja rwose. Databuja se arakazi nguhaye. Imbaye so buja arakazi nguhaye. Ari wakemera ko bana amasaha 2 biba bihagije. Kandi murakoze. Tuceka rero.
bwari bwije vuba bukagira n'igihe cyo gucya. ariko sha rwose oya wirira oya beshavura Imana irakoze wanyuze mu buzima bubabaje Imana irakoze Imana irakoze byose uri kunyuramo byose bizarangira natitaderehereza